Terugwe nali tujja kusaije kumpi naye ni mukyala Janet. Janet aravuga ati uramwumvise ntayo ufite. Janet nagamba muwulidde tolina kansa. Mu by'ukuri nari nangiye kugira umushiha. Amazima nali ntandise okufuna obusungu. Nari nangiye kwiyanga. Nali ntandise okwekyawa. Na aravuga ati muzanira amazi. Nagamba muletera amazi. Barayamuzanira. Uyu mureba ono kumulaba bamwita Ramazani. Bamwita Ramazani. Kuva kuri papa okuva ku tata mama we ne mama bajjajja ne bajjajja bonna n'abasiraamu bonna abasiraamu. ariko yarahamagawe naye yayitibwa alifite umuhamagaro we ayina okuyitibwa ntabwo agusengera ngo usigara ari cyo kimwe akusabira n'esigala ng'olina w'obadde. amazi barayazana amazi ne bagaleeta ashyira ati munzanire umunyu w'ingezi n'agamba mundetere omunnyo gw'ente awushyiramo n'aguteekamu arasenga n'asaba arambwira ati uyu munsi n'agamba nti tangira unywa aya mazi ntabwo uzongera kubura ibitotsi ntabwo uzongera kumva ububabare nta kanseri ufite ndagisengeye aransezera aragenda ajya ku musozi aho bita Kanyarira. Ninde umunyarwanda uri hano? Kanyariro urahazi? Aha niho yamaze igihe njya kwa muganga ariko nsubiye inyuma gato y'amazi narayanyweye no kwizera nararyamye wa muriro urabura bwa bukonje burabura mu by'ukuri ndaryama ndasinzira banaye mu by'ukuri Imana irakomeye nakubwira ngo muri kumwe ntabwo abakubeshya Imana ntabwo ibeshya mujye mwishimira Imana mwishimira izina rye kandi ndababwiza ukuri mwishimira izina rye mwishimira aho muri ngo muri abarokore ni izina ryiza n'izina rinejeje ate mbabuliza amazima musanyukire erinnya lye musanyukire okuba nti muri barokole kuba erinnya lya Katonda ddungi lisanyusa yo upfukamye ukamuhamagara ofukamira n'omuyita arahagarara ayimirira akavuga ati ndi kumwe nawe ntabwo nzakureka niko yambwiye watyo bwe yaŋŋamba maririje ntangira ibyo kwa muganga ntandike obujjanjabi bw'omudwaliro ariko maze kubereka ibipapuro bamfashe kuri iyo shakoshi murambabarira aho ngaho ibipapura uzi iyo dutanga ubuhamya ugomba kwerekana buri kimwe cyose iyo dagara lya kansa bipapura bya kansa ebyo byonna bye nari nkozesa ibyo byemuraba nga wowe nageze mu Rwanda bwe natuuka e Rwanda kubera Katonda engaliza amaanyi ibingibi ni ibya Murago. Bino bya Murago bari bamaze kumbwira ko ngomba gutangira kubinywa bareba ugashira bari bagame cyane ko binyobo mwibuke ko kanseri yo mu maraso mu by'ukuri Bugande ntabwo bayivura mukimanyi bulungi hari uwigeze asa yumva ko yakize wano mu Uganda tibamujanja bamari muwulide ko mututiya mu by'ukuri natangiye kunywa ibyo binini natandika omirere endagala ibipapuro byo kwa muganga papula z'omudwaliro iki gipapura ni cya Nagasero kino cya Nakasero laboratoire y'Inagasero laboratory y'Inakasero n'iki ni cya Nagasero kino cya Nakasero byari ibipapura bibiri kimwe cyerekana ko bagomba kunkuraho mfite kanseri yo mu maraso ikindi kibwira dogiteri ngo yongere ashumangire ekiranga kigamba dokita addemu neera akebere ashumangire akakase addemu akakase niba koko ari byo oba kituufu bya ddala
inaha byaranyobeye baganga niba sinzi ono ne binsobera bahise bambwira ko ndwaye kanseri bangambira nti nina kansa maze kubitanga mu Rwanda we nabiteekayo mu Rwanda ne biweera barambwiye ngo byo ntago twebwe ntago tugendera kuri ibi ne bangambira ffe tubigoberera turafata ibyacu naffe tugenda kebera ebyaffe mw'abantu mwe natanze amafaranga anti umwe nawaayo sente ngeraho mvuga ngo n'inzu yanjye nabagamo mbwira Ngarambe netuka n'owengambira Salongo nti ennyumba yange gye nali mbeerangamu bayicuruze bagitunde imodoka emmotoka bayicuruze bagitunde Satani arangerageza Sitaani nangezesa ariko Imana naye Katonda yahagaze nanjye mw'abantu mwe mukubitira Imana amashyi muyishimire mumwebaze yahagararanye nawe wayimirira nawe nagakureka takulekerera ibi byose bino byonna yari imiti yo kunywa byonna gino gyali ddagala lya kumira ariko narabona ibisubizo naye ng'olwo sinaafuna kyakuddibwa aka kantu nakamiraga iminsi 3 kano kunakamiranga ennaku 3 kagura 2,000 n'amafaranga 700 yo mu Rwanda kagula 2,700 ez'e Rwanda akade katono umwanya ni mutoya tulina obudde butono ubu buntu nabuguraga 2,700 tunabugulanga 2,700 nubwo wavuga ngo reko yagate ni amafaranga menshi ako kantu kanywa buri munsi iminsi 3 yari amafaranga menshi nta n'akazi nyifite ogula buli lunaku ate nga talina na mulimu ahantu twararaga hari hakomeye nga wantu wetubeera nawo wazibu ariko nabwiye Imana naye nagamba Katonda narabona ibisubizo nga sinaafuna kyakuddibwamu nsubizamo imbaraga nzizaamu amaanyi none nongere gutenerebuka neme kuddamu kudda mabega kuggwamu maanyi reka nkwizere leka nkwesige kuko ari wowe Mana ikomeye kubanga gigwe Katonda abantu abaganga bambwiye ko mfite kanseri abasawo bangambe nyina kansa ariko nizere ko wowe aho uvura ibicurane kaneguze kanesige gwe ntigo obujjanjaba senyiga ne kanseri uri buyivure ne kanseri nizere Imana nenzikiriza Katonda ko ngomba gukira kanseri kinyina owona oyo kansa byari bikomeye byali bizibu rwari urugendo rukomeye rwari rugendo ruzibu ariko muri ibyo byose naye mu ebyo byonna uyu mugabo Tata Musumba uyu mutware Ngarambe ne Salongo ntabwo bandetse tebandekerera mu by'ukuri nari maze kumenya ngo buri kintu cyose kigiye kuba gikomeye nari maze kuteganya kati ikintu kigenda bakikaruba naye ariko mu maso y'Imana naye mu maso ga Katonda nta kintu gikomeye cyawari kikaruba iby'abana b'abantu twibwira abantu betuwegamba se ntabwo ari iby'Imana yibwira Katonda yesi yawe gamba yiteguye kukugirira neza yetegeso yiteguye kugukuraho igisuzuguro akinguyeho kandi arankomeza yakuraho ate nanyweza reka mbabwire narapfukamye reka mbabwire nafukamira buri muntu ufite Bibiliya ajya abumbura muri Zaburi 35 ugere kuri 20 utangiye ku murongo wa mbere nta mwanya mfite wo kubisoma bujyaino wanasoma Zaburi 3 kulinyo lusooka paka kwa 2 tebali budde bwa kubusoma naye osobola ariko ndakubwiza ukuri nje hano nkubwira ngo naye nkubulira amazima nga nze wano okugamba nti niba ari umurozi nti oba mulogo akuri inyuma ng'akuli mabega nubwo mwamurarana nemba musula mwenna afite igitekerezo cyo kukwica ng'alina ekirooto Imana ivuze ngo urabaho nga Katonda agambye ojja nongereye imyaka kikongedeko ntabwo yagukuraho talina kyedasobola kujjawo ntabwo yagukuraho tasobola kujjawo nageze kwa muganga amafaranga koko biba birebire kuko nari mbonye n'abantu bakomeye natuka mudwaliro sente nezifuuka nyingi nebibeera biwanvu ate nga nfunye n'abantu abanene barambwira ati banza ushake indangamuntu ne baŋŋamba biganye sooka ofuna endangamuntu ndayibona ID y'e Rwanda n'agifuna
nangira insurance natandika okugoba ku insurance. icyo kintu muracyumva indangamuntu y'u Rwanda kuyibona ntibikomeye okufuna nayiboneye iminsi 8 bikaluba naye yagifunira mu nnaku 8 nangira kuvurwa natandika okujjanjabibwa. nageze kwa muganga Dr. arambaza uwo bamaye yari umuganga ufite ubumenyi ku by'amaraso ya kanseri ari nabyakoramo. natuuka mu ddwaliro nga bampadde omusawo gwe bampanga mukugu nnyo mu by'omusaayi gwa kansa gwe bampa. reka mbabwire Imana ivuze ngo ndi kumwe nawe. Reka mbagambe Katonda wagamba nti ali wamu naawe. aho winjira hose buli bw'oyingira wonna ugenda nawe. ogenda naye. yahagarara ku kanwa kuriya muganga yayimirira ku mumwa gw'oli omusawo arambwira turabizi n'angamba nti okimanyi ntabwo turabona ikiriho mu maraso tetumanyi tetunaba kumanya kiri mu musaayi ariko reka tugende tukora ibizami naye katugende nga tukolako testi nga tukebera ariko nubwo yaba ariyo naye ne weba nga mweri uzakira ojja muwona kiva mu kumuganga nga kiva ku mumwa gw'omusawo. arambwira ati nta n'impamvu yo kongera gutanga andi mafaranga n'agamba tebutagana kuwala sente endala leta izakwishyurira ujye muri India. gavumenti ejja kusasulira ogende India. nabwiye uwo mugabo namubwira ntuzi ko bavuze ngo leta izanyishyurira ngendere India ariko nkeneye itike. nagamba Salomo ne mugamba manyi nti gavumenti egenda kusasulira agende India naye neetaaga transport iyanjye eyange transport wange ni mama Jane n'owannaalongo. ibindi byose byo kwa muganga barabiguha n'agamba ebirabyo n'ebyomutwaliro babikuwa ariko itike bari yawe naye transport yokka yabo ndizera nenzikiriza niba koko ari kanseri ndagenda ngamba wabanga kituufu kansa ngenda India kandi ndagaruka nkize ate nja kukomawo nga ndi mulamu. noneho mana kanseri yihindure malariya naye Katonda kansa gifuule omusujja sige ntabwo ndi bujye India. sijja genda India. mu by'ukuri naragarutse nsubiye kwa muganga nakomawo we nadda mu ddwaliro umuganga arampamagara omusawo nampita amamagara inshuro 3 nampita emirundi 3 ati Shadia nti Shadia ninde wakubwiye ko ufite kanseri ani yakugamba nti olina kansa. amubwira ni kwa muganga namugamba mu ddwaliro ni mulago Imana imbabarire nabaciriye urubanza nabasalira omusango. naratinye cyane natya nnyo. arambwira ati kanseri rero bakuvugaho naŋŋamba nti kansa gye bakugambye ntabwo njye nyireba nze sigiraba ariko ubwo mwavuze ngo haleluya mwishimire Imana sanyukire Katonda nuyizera ntacyo uzabona. wewe siga Katonda tolina kijja kyojja kubula. mu by'ukuri Imana yari imaze kureba ko nsize abana bato inyuma. Katonda yari amaze okiraba nti ndese abaana abateema efunulula kuvaayo. ndabimubwira arambwira ati ibyo nibyo tugiye kuvura ariko nta kanseri ufite. ne mugamba omusawo nange bebe tugenda okujjanjaba naye tolina kansa. abooluganda nakomawo nga mazima mponye. ate Katonda wakuwonya terikiddamu kunyeenya. terikiddamu kunyeenya n'obwekijja ŋŋamba faya. Katonda yaŋŋamba sigenda kuddamu kulwala. Bebaza mwena wadde bansindikira essaala. Musumba nkwebaza taata weebale. Nagamba Katonda ono mu myaka oba ogenda kubeera n'ekyenda akumpere 10 olabe kubuzukulu olabe kubuzukuluza akuwangaze ne famire yo osanyukire nga mu Katonda wo akuwe essanyu ery'olubeerera musumba akuwe essanyu. badde nsaba omwami ono abeere nekyabagamba. Haleluya cyane. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Kama ntabwo njya mbanza kuvuga izina ryanjye ahubwo mbanza kuvuga iyantumye. sisoka
natumwe na Kristo Yesu Kristo yantuma ndo umushumba yampaye titre yampa okubitibwa ndi Revera Pasiteri Reverend mu itorero Light Evangelic Church mu mujyi wa Kigali. Reverend mu Church the Light Evangelic Church Kigali. Amen. Imana ibaho umugisha, mushumba Imana iguha umugisha kubwo gukurikirana mushiki wanjye. Navukiye mu idini ya Isilamu, papa wanjye ni umusilamu, mama wanjye ni umusilamu. 2002 yavuye i Maka, ariko njyewe Imana yarampamagaye irambwira ngo uyu munsi ngomba kumukorera, nta kindi ndebeyeho. Naje ahangaha nje gushima, nshima ko yakijije umukobwa wacu, nshima ko uyu munsi duhuriye mu nzu y'Imana, nshimye ko uyu munsi atabasha kuvuga, nshima ko iyi saha nakwije akanwa kanjye ko nta kansa arabisirabura. Amera Imana icyubahiro, amera Imana icyubahiro. Ndaguha ijambo riri muri Yohana ibice 11 umurongo wa 39. Yesu ajya kuzura Lazaro, yamubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo uyu munsi niwizera. Nawe wicaye ahangaha uyu munsi niwizera, hari Imana ije gukora mu byawe, hari Imana ije kuzura ibyawe, hari Imana ije gukora imirimo n'ibitangaza. Mwanyere haleluya, utumva neza. Mukubire haleluya nene. Mwanyere haleluya. Mukubire haleluya nene. Mukubire Yesu amashyi ntawe ubihanirwa. Mukubire Yesu amashyi kuko ntawe ubihanirwa. Mukubire impundu kuko birakwiye. Ahantu nigeze numva umuntu wakize kansa, uretse umuntu winjiye muri Kristo Yesu, uretse umuntu winjiye mu nzu y'Imana. Izere uyu munsi, uyu munsi yaza kubona Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi ndagutangarije, nanjye nitangariza ko dufite ishobora byose, yayindi imbaraga, yayindi ikiza indwara, yayindi isura. Uyu munsi wa none Uwiteka bamera umugisha, Uwiteka bamera umugisha. Induru zibazamana neza mukama muri ya Yesu. Muwezi kiba Olaba Lazaro yamugiye magombe na yake bwate. Bwanjye yari amaze kubona ko naniwe, ariko ambera intwari arantaba. Ibyo byose nabicagamo. Muzeyi Ngarambe Musumba wafe mbebaza. Ikiba cya mukama Ntabwo nabashimira mpagaze. Ngarambe yageze aho abana ariwe bita Jajja. Nta makara dufite, akayagura. Jajja nta biryo bihari, akabigura. Jajja ku ishuri, akabatwara. Koko mvuga iki ndeke ikigomba. Yesu ko akora byinshi. Reka mbabwire mufite umushumba, ntimumunyuzemo amaso, ntimumusuzugure.
nakubwira ngo kora iki aba ari cyo ukora n'agatonda Imana yawe afite Imana mu by'ukuri. Uyu mushumba mureba yasize igitoki kuri moto naturana yicara nayo ntabwo yatinya amakashi ariko ubwo murumva atari igitangaza mu rugo rw'abasilamu yazanaga ibiryo gusenga ntiyabirekeye aho nabanaga nawe igihe cyose agatelefona ati mumeze gute azi urunyarwanda uwo mureba Imana iramukoresha buri hamwe. Mu by'ukuri ndababwira none se amaraso ko ndeba n'ubundi nta kigenda muri intoki ze zarabaye umukara. Amagufwa nasho